wishyuye amategeko y'umuhanda niyo wifata ukisiga ibyo bintu ugiye kwiga waba nasa ufite nasi mama ndi umukobwa njye sinzi impamvu nzayamara ngusubiramo ko ndi umukobwa kandi nakuze utagomba kujya gukomeza kuncunga nk'akana kinyarira uzi ikintu kimwe nimba umaze gukura uzamvire mu rugo rwanjye ugende uzagenda ujye kwikodeshereza cyangwa ushaka ujye wazanshakira amafaranga se ukazayamwoteshereza njyewe ngushakira amafaranga gukodeshereze none se sindi umwana wawe uzi ko mbishatse ubu ngubu ibyo bintu ntabigusibaho njyewe urabizi mama wajya ureka gukabya uzi ko wakabije wacinga amabere wagira ngo hari ikindi kintu nakoze ejo bundi uriya mukobwa wo kwa Fatuma byagenze bite ntabwo byatangiye yisiga ibyo bintu byawe bakamutera uzi ko bamuteye inda ariko ubu ntandukanye nawe none nawe urimo urabyisiga ejo bundi bazaguhekesha inda njyewe nzayikurisha njye ntabwo wanyigiraho nka kuriya Fatuma rero abana be mama rwose njye hari igihe njya mbona nawe ukabye wimamagara njyewe ntabwo mana yanjye ibyo bintu noneho umuntu wakubwiye ko bikubera ni ukoye ega uba wasiza njye mba ngomba kujya kuri TikTok nite makeup njye sinzi impamvu ushaka ko njye nimba ndi umukozi wo mu rugo yewe reka nkubwize ukuri uru rugo rwanjye aho bigeze ngiye kuzafata amategeko arugenderaho nyamanika ahangaha icyana kizuba kidashobora kuyubahiriza cyo gisohoka kijya kuba mu muhanda nga urisize ejo bundi baze bagutera inda ubwo uragiye mwarimu kwigisha amategeko y'umuhanda aho kwigisha wowe arabareba ibyo bintu ufite umwana nabwo namwemera kirashaje nganyumvire ubu wamaze kumenya nabo uzahitamo bashaje n'abadashaje none se ubusinzi kureba siko wakabije nawe nzi kureba nk'iki ubu se wowe nkawe wowe hari ikintu kizakuvamo none se kitambamo ni iki cyangwa njye ngomba kwiga amategeko y'umuhanda azaba umudriver ukazamuba ariko utazanye ubushinzi hano ase ushinze imbuzanyema urabona nambaye ibintu birebire none rero umujinya ndagusibya kwambika ibintu birebire kuri njye bivuze iki ntabwo waje hari ibisengeri ntabwo mukanya ugiye kugenda ukajya kwiga wataha nakubaza ikintu na kimwe ngo ma haba harimo ikinyarwanda gikomeye umbaza ibiki wajya nimba wishyuye amafaranga waretse ukazareba umusaruro wabyo mukwirirwa umbaza uzabazanye birete y'uwakanga kirajya ariko urabizi ko nari ndwaye wari urwaye njye nakuwe ko wari urwaye mu nda wari urwaye mu mutwe kibada cyari kimereye nabi yereka nkubwize ukuri ugenda ujya kwiga nuvayo iriya myenda iri hariya ntabwo uriya mugore agaruka kuyifura kwapfubiriza imyenda uze uyifure ujyane na buriya bunyobwa cyangwa ubireke ubundi nzaza kureba urubutamo nutaza kubikorera kugira ndabikora rwose mubyeyi ugende wige kandi ubwire ako kagabo ngo ese uhe mugabo ako kakwigisha kambwiye ko ngo uzatsinda nturamuka utsinzwe wowe nako nzabashyingira imbaraga njye ntushaka kunshingira uriya muntu nakubwiye ko nzihitiramo tariho zamitira nzamugushyingira nuramuka utsinzwe ko yambwiye ko uziga nka kabana ahubwo wabona bagiye kukujyana mu ngeso mbi mama warangije kuvuga nigendere umaze gukura usigaye utegereza ko mara kuvuga ukagenda none se uri kumva kugenda uva ngaho ibyo usiga ushyizemo ingufuri biriya bigore byinjira n'ubwinjira muri twarete simbikeneye ndebe ngo abagiye kwiga wiga ibiki ubwenge bwari ubwa kera bitati ese mama ati vugisha ukuri singiye munyamuryango utanga amafaranga mbere y'abandi bose yego ye ariko waribonye nibonye gute se ngaho arahera ko kuva reba mbanje nkuzindukiye nk'umwaku nzanye amafaranga aricyo kinzanye kandi abandi bagore birwa bavuga ngo nibo batanga amafaranga nkurazi nk'ubu Fatuma ukunirwa avuga ngo ngiyewe ninjye utangira amafaranga ku gihe ninjye muntu wishyura hariya ngo umva ngo nuriya mugore mama ati ngo hari igihe njya muhamo na tip nkarenza ngo sinibuke n'amafaranga mba namuhaye ngewe wowe barayaguha niyo mpamvu disi nsigaye mbona usharamye umeze neza ano amafaranga y'uriya mugore disi arakatsindwa y'Imana aragahabwa ivu aragahabwa uburozi aragakubwa n'umurongewe ariko abagore mwabaye muti niko yavuze nese buri kurakana uriya mugore w'umukire urabona yababeshya agakize se kuki ko akize kubujura uretse ko nanjye ariko ntago yantanga gutanga ndabizi nawe ufitemo ideni rya biri irihe deni se uzunyumvire irihe deni ngewe nzi neza yuko ari nge muntu wishyura hano ku munsi kugiye kugiye oya genda nabyo ku gihe nawe reba hano uyu si Fatuma ibisi 2020 hanyuma ibisi 7 byawe ariko none se ntago natanze na rekura ko nzi ko nayohereje naho rirashya none ubwizo mpoye waba warangire nize zo kutanyishyuza amada ejo bundi warambwiye ngo
ngo hari ikigabo ngo cyari cyambwiye ngo kiraza ngo kundeba ngo nyabone. Ngewe rero ndavugana uyu mugore sinamwishyuza ajye kubona n'izo ngegera ze ngo zimuha amafaranga z'abagabo. Ariko uranyemerera bambereza warantangiye se. Ko nta deni ko nta nuza nta mande mbona wanciye niba ntarishyuye. Ko wari wambwiye ko uri buze kwishyura. Oya umva reka ngiye ikibazo ngiye ntabwo mbuza amafaranga ntabwo ndayaguha rwose. Ubu nyine baze ngiye umbwiye. Uriya mugore rero kubwiye ngo ngiye ngamba amafaranga. Niyo mpamvu meze neza hano muri uyu mudugudu tuzi ko ukijijwe n'uriya mugore ngo ni Fatuma. Mbanze kubwire Fatuma ejo bundi yaraje arambwira ngo nimubabarire ngo mugurize 20,20 bagiye kuburara. Arangije ngo none wowe se uyakuye hese. Nyine moya y'umuryango nuko. None ngo njya ngo uriya mugore 20,20 bye yabinyishyuye uko bingana arakatsindwa n'Imana reka nkubwize ukuri aramutse ahingutse hari mu marembo ubwo wavuga namuhwanye ngewe hari umugore nge wamenyera namuhwanye kumva uko aba yaracyana warayamuha yatsubiza uko nguko nanishira cyatanu yarengejeho none ngewe aza amafaranga njye mba ngewe yanzindukiye mu cyakare saa 11 ataraniborosa araza arambwira ngo mva nkubwire mama Raya ati uriya mugore simwishyura amafaranga mbere na mbere etejo mundanyatse 200,000 ndayamuha uri kubyumva none mu gitondo yabyutse amamagara nk'umwaka arambwira ngo ariko ngo ko mbona ngo usigaye ngo wanyu ngo mbona musigaye mumeze neza ngo umugabo wawe yavuye hanze amakuru ngo ndayafite ngumva ngo uriya mugore arinda ngendera ku buzima bw'urugo rwanjye ari ndinjira mu buzima bw'urugo rwanjye uriya mugore mubonye nawe ariko yambwiye ngo simbikubwiye uyireka mbaze nkubwire sibyo ubu mwambyukiye mujya kumvuga nawe ndabizi wari ubundi uzamubwiye none yavuze ucecetse inshingano nyinshi muhara mu rugo mfite akazi kenshi abanyeshuri barafunze ariko mana umugabo wanjye niwe nitaye kuraba njyewe namwe mwambita muga tusubirayo genda ujye kubimubwira ariko abakobwa uransetsa none urumva naza muri video ntabwo ndi kwibwira wa muteri byarara serious rero uyu munsi kwari warambwiye kareja ntago nabyizera pe umva mbabarira bunkupe mbanze mu bipe mbanze mbumubwiye kuko arana inaje mbanze musaba uruhushya ngira ngo uramuzi nawe shabuti itigira nkaho mwibagiwe umva bunkupe ahubwo ndaza kuba nkubwa nizere ko babajama baba bahari ariko urabizi wiri waranshitura umureka mbanze musaba uruhushya ukamubipe azongera kumpamagara anyibwirisha Mama T oya ibyawe nawe rero ibyawe nawe ntabwo ngiye kubuza kambwira utugamba nawe twahura kambwira utundi mana yanjye ngewe rero ntabwo bizavamo muzaze muzamba bare mwicare mu rwane muhure muzarwane wenda bizatuma binyera kuri kuko buri gihe araza kambwira nawe kambwira ariko ikigaragara none nanjye nsigaye mbona muri iyi minsi umwenda mushyashya wasohotse ni wowe wambara none ni uyigurira arayagwa kandi araguhaye arakatsirwa n'Imana ngewe ngo igitangaje no kuntu amubeshye ngo ushaka ngo nayo kongerana kugira ngo ujye gufungura ka business ariko warangiza ngakajya kubona mukengwa ukajya uri gucanga inyuma y'urugo rwiwe ngo wamba umwenda mushyashya none rirago ukagenda wanyuraho ngo ukagaruka kongera ukambara undi mwenda mushyashya ngo wajya kuntuza kuri botike ukagenda wamba umwenda mushyashya ngo amafaranga yanjye ngo nayo gutuma agura mugore hano muri kati avuga ko asigaye afite amafaranga nayanjye uretse baza kubwira ririya goba bamo abona hameze nk'ahandi wanjye kwiyinzu nayitunukiye ari yanjye ngenda kodesha ikindi kintu reka baze kubwira uriya mugore uzi ko burayemera kuko nanjye maze kubibona ninjajwa mbi ninjajwa asundi azaze tukamukubita kanyumvira ahubwo uzi ko yaturoga uriya mugore akaturoga iki harya nawe uraroga jewe cyagira asubiza kumubwira ko umugabo wamuroze ngo kugira ngo ajye jewe ndoga jewe uzi ko buriya n'imbeba iyo nyibonye ndatitira gutya iri kugenda gutya imeze nk'irwaye nk'imeze nabi njya kuba dogiteri nkabaga ati muze mutabaze nimbe kandi nanyenera uriya mugore narumvishije ngo hari ahantu baba ni umuntu uba hanze uhishyurira inzu nta kintu izina ry'Imana mvugisha ukuri ariko disi uba ufite n'amakuru ngewe hari ikintu namenye ariko uru rwana ko ruri kumbipa cyane ngewe uriya mugore niyongera kunyiyambaza nzashwana nawe azambona ni ibiki amakuru urambipa ngo bigende bite siko numva utangiye umbwira nabi impamvu nkubipsha nyine na mayinte mba mfite iziri gutahana se nayuze nyine urabona Mutesi nyine yari afite anniversaire yagiraga ngo njyeyo bare kabiri wageze mu rugo ubwo bugeso bwawe bw'ububobo bwo kwirura ubuyera mu bahungu umunsi bagutwitse inda ntuzayinzanira rwanje
mama ntabwo ninde ariko nta n'abahungu baba bahari nusu abahungu baba bahari njye rwose nta nubwo turi revimwe ziba uyu ni umwana ninde zo ngo ni ti yagiye kiba kizana ibintu by'ubucucu ngoma nk'uko ngo nari nshaka kujya kureba mushiki wawe amaze kubinkumirega abana yari umukobwa akanyamubona ni ukubishinze ahubwo uvuze iby'umukobwa we ndibuka uzi ukuntu ufata yambwiye yahubwiye ngo iki kuri ya mwana ngo ntabwo ari umugabo wawe ariko ko yakubwiye ngo si umugabo ngo ujye ubona ngo ukuntu ngo bamubwira nabi ngo abagera gute ngo umwana mwicana ngo ukumva avuga n'uriya mugabo amutuka akamwita ngo wari umwenda rwarwana haza hano rwavuye mwana nkavati se ko mbona mama ati fata jaka y'iki we ntabwo mbizi fata jaka y'iki ko nta kintu utangiye nawe nyagukubwa n'umuruho buriya muraza rega muri inshuti musangira imishyushyu musangira ibyo ahubwo n'ubu ngubu wabona ari mu nzira ari kuza reka mbe nigende ndaje nawe ubu ndaje ngenda yinjire wicare umubwire ibyo nkubwiye kandi njye aba yarambwiye ngo simbikubwire mba ngira ngo nkwereke uriya mugore nashe genda ganda kuza amafaranga se njye nta mafaranga mbaha cyakoze amana abagore barabakera twebwe mubamo natwarayekeje abandi gusa nshaka kubereka ko aba bagore muri iyi karitsiye nta muntu urushije kubaho neza badaye birabigo babumva ngo wasigaye wivugiye umva naye ndi kuvuga ati cyakoze disi mama ati ni umwana mwiza n'umubyeyi mwiza n'imfura ndi imfura se ndi imfura y'iwanyu umva se baby kirabyanze man sinari nakubwiye ko ukizi kiriya gikecuru nari nakubwiye aba yigize nk'aho imyaka atayinyuzemo sha arabyanze ariko mva ni hahandi ndazi we ntugire ikibazo njye se sunzi umva itonde sha bawiruta abahakanira nkabona bazanye ibindi baby nakwica urabizi ako nyine mama nyimye uruhushya pe sinzi ikindi bukore umva Sara ndaza ko mbikubwira mva mbungu mfite stress rwose mbabarira cyane sinzi ukuntu meze urabizi nejo twatandukanye tuvugana nabi ngaho mvivura nyine nigendere none mvivura nyine rindira mbanza nguremo birabiri ariko bihoramo amafaranga naguhaye ubu nta nubwo uri busigarana rero uri byo ukeneye umva mama ati umva wanije inkweto reba rero namanutse ariko nawe utuye nabi pe gira wimukaha reba ukuntu inzara zanjye zavuyemo izi nkweto nambaye ninde imuka pe ahubwo wowe uzareke kuza kunsura kugusura senze hanga ntakuzana amafaranga njyewe naza hano ntakuzana amafaranga nza njyewe reka nkubwize ukuri njyewe ntabwo ndi umutindi nkawe ngo ndacyakubwira nyine imukareba inzara zamvuyemo ntacyo nyitiriza agakweto nigendere nambaye banza unyumve iby'inkweto ubu byihoreye njyewe ntabwo ndi umutindi nkawe ngo ndacyakodesha uri kumva kwimuka bakakubyuka bakimuka ukodera nawe rero ngo warubatse nubaka iyi nzu yanyuze amafaranga yampaye nyitiriza udukweto mabuja ingutizi inkweto zijyane he ngende nzamye ndatashye nyine ariko reba inzara zanjye zavunitse izo wari wambaye si ni ndende ntabwo nzishobora wazijyanaga he kandi nari nje kuguha amafaranga iyo urireka kuzana ziriya nkweto ukazana kandi njyewe naje mfite ibirenge byanjye bizima mfite inkweto nzima nagera mu nzira hano urabizi ukuntu hameze haracuranye tureke n'ibindi inkweto zawe dore urwara rwawe bareka ntahe rwose mu mati ase inkweto urabona zirenze ku buryo wakanga kuzintiza kandi utashye iwanyu ushokamo biriya bigudire byawe ase wantije wa mugore kuki uri umutindi watwaye biriya bigudire byawe kandi ndakubwira ko inzara zavunitse ngo kandi warasirimutse urinde ushyira ntasirimuka ubu ngubu inzara zawe zisize nk'izi nk'ako wazibonye zire kuntu zihengana nyine zivunikiye muri iyi ntuza ruhuru rubamo yewe ruhurura we mama terega ndagukunda amanyankushaka oya ntukankunda ujye ubyihorera umva rero nkwema 7,000 utanze ubwo harimo ideni ryangahe ryahese nyine numva adashize umva ibyo bintu ngumva ari igiki se byadeye wambarira izo wazambaye neza kushaka kuzica ndaza hare kuko mana yo mwijuru inkweto zanjye uzambaye ntaranakwemerera ko ariko se utaranyemera iyi ni zahabu nambaye kuruta nizi nkweto ngo nditaye ngahuriramo pirate ariko kuba ngeze iki nkuriramo izo uwo mwanda uri gukwita cyangwa izo pirate z'inkweto ja wamba bari ukaniza udukweto nkagera mu rugo abagore muratira tukurusha gutira ibi bintu byawe ntubisiga ariko izi nkweto wavuze ko ningenda n'undi rubuzambara ukagenda inde njyewe nambara gudire umva kikira ibintu byawe ndaje ngwerekeze
buriya bukwe bwa papiyasi tuzabutaha usibye se amatiku yabari abagore be babiri ubundi ariko ubwo ujya ugataha ubukwe bw'undi mwana wabiki tukagera tukitaba ubwo twicara twenyine tukagenda tukajya gutaha ubujajwe dore ko yakunda kuba ndabizi ariko njyewe nshobora no kuza ntinze wenda nkaza nko muri resebusiyo bose niba zarwana abagore babiri se umugabo we ko mbizi kazaba hari azaba agiye akoze amakuru yose ko mba nayaguhaye we uriya niwe mugabo nabonye w'ikigoryi ugiye gushaka abagore babiri adashoboye kubatunga kuriya we bazarwana zaba ko bazicana bari abagore ariko reka nkubwire umunsi mbabara tuzajya muri buriya bukwe wambaye iki uzajya gutira mama ntuzanyine beruka guserera mbabarira uriya mugore uzi ukuntu ubushize namutiye nzagutiza se basi imyenda yawe ahubwo se urayibonye hari imyenda uwo mumama yavuze ngo azazana ngo agiye kuzajya acuruza nyuma y'ibihumbi 150 tuzayigure tuzamubwira dukope dufate ideni tuye twishyura nese ubona amafaranga ntafite ako kuburira ko mbizi ko nawe uyafite nubwo rimwe na rimwe uvuga ngo ndayafite ubundi nta mafaranga mfite byagera mu gihe gikenewe amafaranga ntayo mfite byagera mu gihe byo kwiyemera ngo ufite amafaranga reka ngo yerekeze ugabanye amagambo ibindi uzabiza kuhinge na harushye simumeza kuherekeza bata ndagenda ndajya mu mujyi uragenda wajyana n'ubundi ntiwari uri kugenda yego nyine njye nteze moto ngiye mu mujyi nangaye se asanzwe ariko ndakeka ni 2,000 nakurengereza 500 we ariko iyi moto ze ni ya papa wawe papa ugenda umusirimu nsamba nzi moto mana amafaranga ugiye mu mujyi se ukora iki madam hari umumama dufitanye gahunda hara mu mujyi ubwo rero namutinda barareka ngiye nkurebera izi nkweto nzigufungire neza ariko se urabona ntazi gufunga cyo kozava ngufungire ugenda umeze neza ariko naha bifunze kimwe ubu urabona nakwishimira ko inshuti yanjye yinjajwa nkawe igenda imeze nabi mu muhanda ngazi nyambike ntacyo wakoze reba kagenda dukoze tuva mu rugo kugera hano si wowe tuyahantu wambaye inkweto zanjye urazanduje ndazanduje se hari tapi ruje iri iwanyu mu marembo kurinda ngera ahangaha byibura ngo nakandagira atariho umva nyine maze kubwira inkweto zanjye ntabwo ari indushyi inkweto zanjye ntabwo zarushye ku buryo ngiye nakubabara ugafata inkweto zanjye ukajya kuzibungirana mu mujyi n'ukuntu warumbwiye ngo urataye reba motari urabona ntari gutinda mani wambaye wigendera ibyo ntabwo bindeba motari nese kuba nari nkubwiye ngo ndatashye ngiye mu rugo gahunda zikaba zihindutse inkweto zanjye rero ntazo nguhaye kubera ko ntabwo ari zo ujyana muri gahunda zawe wimenye uri umutindi uzapfutya n'ubundi bakuvuze ukuri mbega umugore we umva izi nkweto zanjye ni nziza kurusha izo ngizo akayizo nambara nanjye nayo mbonye uwo ntira umva nta nubwo nazishakaga barakumbwiye nari ndimo ndakugerageza mada nagira ngo ndebe ko ibyo bambwiye ari byo mbega umutindi ubwo ibyo bibonde ngo ni inkweto genda n'ubundi narindizi ko ntahuza nawe mbega umugore mbega umutindi mubi hejuru y'ibiti